Bakristo bavandimwe mukurikiye gahunda za Radio Maria Rwanda, kuri uyu wa kane ku itariki ya 20 Ukwakira umwaka w'2022, dore amasomo matagatifu Kiliziya yaduteguriye. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 3, umurongo wa 14 kugeza ku wa 21. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, mfukamye imbere y'Imana Data, yo icyitwa ububyeyi cyose gikomokaho, ari mu ijuru ari no ku isi, ikaba na nyirikuzo ryose, nkabasabira kugira ngo ibatere imbaraga ibigirishije Roho wayo, inakomeze umutima wa buri wese. Kristo nabaturemo mubikesha ukwemera, mushore imizi mu rukundo, murushingemo imiganda, maze hamwe n'abatagatifujwe bose mushobore gusobanukirwa n'urukundo ruhebuje rwa Kristo, mumenye ubugari n'uburebure, ubujyejuru n'ubujyakuzimu byarwo. Nibwo muzagera ku bumenyi busumba byose bw'urwo rukundo, maze musenderezwemo mutyo ubukungahari bw'Imana. Nyir'ububasha bwose ugirira muri mwe ibyiza bisumba kure cyane ibyo twasaba ndetse n'ibyo twakwibwira, naherwe ikuzo muri Kiliziya no muri Kristo Yezu, uko amasekuruza n'ibihe bigenda bisimburana iteka. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi idufasha kuzirikana kuri iryo somo ni Zaburi ya 33 ku mirongo yayo, uwa mbere n'uwa kabiri, uwa kane n'uwa gatanu, uwa 11 n'uwa 12, uwa 18 kugeza ku wa 19. Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe. Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe. Ntungane nimukomere amashyi Uhoraho, abantu b'umutima uboneye bakwiye kumusingiza. Nimusingize Uhoraho mucuranga ikembe, munamucurangire inanga y'imirya 10. Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe. Kuko ijambo ry'Uhoraho ari intagorama, n'ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe. Umugambi w'Uhoraho ugumaho iteka ryose, n'ibitekerezo by'umutima we bigahoraho, uko ibihe bigenda biha ibindi. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana, hahirwa umuryango yitoreye ngo ube imbata ye. Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe. Uhoraho aragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu gihe cy'inzara. Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ijambo ry'Imana ni irinyabuzima, rityaye kurusha inkota, ricengera ibitekerezo by'umutima wacu. Nzasingiza Rurema, kuko ari umugwaneza. Alleluia, alleluia, alleluia. Nzaririmba nkomeje mushimagize, kuko ibikorwa bye birenze imivugirwe. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Naho Ivanjiri ntagatifu ni iyanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa 12, umurongo
wa 49 kugeza ku wa 53. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa be ati nazanywe no gukongeza umuriro ku isi. Mbega ukuntu nifuza ko wagurumana. Hari batisimu ngomba guhabwa. Mbega ukuntu umutima wanjye uhagaze kugeza igihe nzayihererwa. Aho ntimwibwira ko nazanywe no gutera amahoro ku isi. Oya, ndabibabwiye, ahubwo naje kubateranya. Kuko kuva ubu ngubu urugo rw'abantu 5 bazicamwo ibice, 3 barwanye 2, 2 nabo barwanye 3. Bazashyamirana, umugabo n'umuhungu we, umuhungu na se, umugore n'umukobwa we, umukobwa na nyina, nyirabukwe n'umukazana we, umukazana na nyirabukwe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, Yezu araduhamagarira kumutuza iwacu, tugashora imizi mu rukundo rwe, kandi tukarushingamo imiganda tubikesha ukwemera, kandi dutewe imbaraga na Roho wayo. Nubwo bwose kwemera Yezu Kristo tutazabura gutotezwa no kutabyumvaho kimwe n'abacu, yaba ababyeyi, inshuti, urubyaro cyangwa se n'urushako. Mutagatifu Pawulo intumwa arasabira abanyefezi imbaraga za Roho Mutagatifu ngo inakomeze umutima wa buri wese muri bo. Mbega isengesho ryiza! Ni ukuri nta sengesho ryiza ryaruta iryo gusabira undi, kandi nta n'impano waha undi yaruta isengesho rikuvuye ku mutima, cyane cyane irimusabira imbaraga za Roho Mutagatifu. Ni ngombwa rwose ko twambaza Roho Mutagatifu muri iki gihe kugira ngo adufashe maze adukize indwara yo kujarajara hirya hino dushakashaka Imana mu madini atandukanye, dore ko byateye. Aho benshi bibaza bati ukuri ni ukuhe ko twumva hariya bavuga ibi na hariya bakavuga ibyabo, ukuri kuzabe kuhe? Ni ngombwa rwose kwambaza Roho Mutagatifu kugira ngo aturinde kwiheba, kuko nabyo birushaho kwiyongera muri ibi bihe, maze ibisubizo birute kure ibibazo twibaza. Ni ngombwa ko twambaza Roho Mutagatifu kugira ngo dushobore kuva mu gihirahiro. Nitwambaza Roho Mutagatifu rero, azadufasha gucengerwa n'urukundo rwayo, urukundo rw'Imana. Duhumuke tubone ibitangaza by'Imana, kandi ibyo bitangaza by'Imana biganze ibyifuzo bibi birwanira mu mitima yacu. Dusigarane gusa icyifuzo cyo kuzajya mu ijuru, ijuru rya rindi tugomba guharanira, kugeza n'aho twemera gusiga ibyacu byose n'abacu bose ngo twisangire uwaduhanze. Yezu mu ivanjiri yabivuze neza, ntabwo bose bazavuga rumwe ku byerekeye icyo cyemezo, ahubwo n'abafitanye isano ya bugufi bazashyamirana bapfuye izina rya Yezu batavugaho rumwe. Yezu ati 5 mu nzu imwe bazicamo ibice, 3 ukwabo na 2 bajya ukwabo, umukazana na nyirabukwe, umukobwa na nyina, umuhungu na se, kubera izina ryanjye. Bavandimwe, barahirwa abazangwa, abazatukwa, abazatotezwa
abazahabwa akato kubera Kristo n'urukundo rwe. Ese urukundo rwa Kristo Pawulo adushishikariza gucengera ni uruhe? Ni urukundo rwitanga, mbese nk'uko Kristo yadukunze ntacyo aduciye. Maze nitumara gucengerwa n'urwo rukundo, nitumara kumva ko dukunzwe na Yezu by'ukuri, urwo rukundo tuzarushyira abandi, kandi turubashyire ari we tubigiriye, twashaka yewe tukaba twabizira. Tubisaba Imana. Mwari kumwe na Padiri Innocent Ndayambaje, ukorera ubutumwa muri paruwase ya Rwamiko yo muri diyoseze ya Byumba.